amagambo hey ndagira amagambo bantu mwabeshwe urukundo akakane Wasina nyakuri usango madamu Badges nyina yitabye Imana muri iki gitondo ubwo bamuze nyana nakindi nakumwera ku munambo wa nyina Jesse Johnson na Karima ubwo bashana ni cyawale usina biza nyana bamuze nyana yitegereza nyina gahinda ni kenshi warasize nyoko ukajya muri gereza ugasanga ni ubukwe byaracomotse byikoze ibyo nibyo zina ryaya ya rayita bidatinze umugabo wasatse muri esanseri muri eleveta abagasi bose babashyize hasi abarinzi bose bari bamubiriza bidatinze umugabo yarabicishije yarabacitse yari itungo racitse ukaba yarerekeye tugatangiye avengement cyangwa se guhora tugaruka kuri hosi jockey hosi and jockey ngo bidatinze sinzi aho yakwiye imyenda byihuse ako kanya harakana akabari k'abantu bacu ntabwo members only ntabwo ari umuntu wese upfa kwinjira hano ariko nanjye ndumwe muri mwebwe twafunze mwana cyuti arabakoma niyose ibi ntabwo ari ibyo yigareka tubitangirira aho ngaho ni ibikorwa n'ubundi nibyo mukunda ni akabari yari yinjiye mazi gusa ngo ni akabari k'abamemburi babo nta bundi hari utubari tuba duteye imbere nk'akabari kaba kanyweramo abantu b'abakire cyane ugasanga nta muntu usanzwe upfa kukanyweramo ngo bagikinjiyemo kabari hano gusa rero byateka akabari nta muntu wemere kwinjiramo atari umuntu wacu naravuga ati nanjye ndi uwacu ariko nanjye ninjiye ndi uwanjye nacyo aka kabari ntabwo ari ak'umuntu wese upfuye kubareka ngo yinjiremo ni ak'abantu bacu you are right gikomeye cyane gusa benshi bagura inshuti zabo ni abayapani benshi barapfuye mu bashinwa barapfuye turatangiye abashatse kurwanya abayapani King Himeni yaje kuba boss wacu ni umusore urimo kutubwira agakuru tewe afati ati rwose muri icyo kigo naje kugira icyubahiro gikomeye cyane ndubahwa bampa icyubahiro gikomeye yubashywe gute afati ati naje kuba umuyobozi wa kiriya kigo cya King Himeni gusa by'ukuri mu buryo butari bunyoroheye habe na gatoya akagaka karasakuje gacaho ndagira ngo ukurikire dutangiranye inkuru mu guca hari undi werekeye nuko yaje tenye swim ndagira ngo ukurikire ni inkuru tukiriho atabantu bose batekerezaga ko Ndumatari hakunanga ati muri iki kigo hakunanga mu mateka y'iki kigo sindi intwari ati gusa mu by'ukuri kuko nta ntwari ijya yinjira itya ntwari yinjira itya imyuzurwa bene kano kageni ati umugabo usa nkaho yakaragiye ku gasura kanjye niwe ntwari nyayo y'amateka muri iki kigo cyacu ati muri kiriya kigo cya King Himeni College niwe wari intwari yaho ingabo za leta zinjizaga zari zijya yohereza inkoni imwe umwana arayisoma anagira mugenzi we natwe turazibonye arasubiza gikatore master biramucanga basenya kandi konde k'abantu abana konde ko Umuganda mwenge n'ibintu byava musirikare wa polisi yagambye
ayagala buli ekigenda mu maaso abe nga naye twali kati agenda okwetegereza mu cctv kamera zino ebyali bikwatiddwa omuwala ono yagendako mu supermarket naye nga buli wabeera buli walabikira waliwo omutaka eyali alabikira mu futejo Start the second half. Tight on game so far. Can that change now? Sergio Busquets. Marcos Alonso. Going through. Fekir in a wide position. So what next? Beautifully executed. The pass is looking Shaw. Kabu. It's now to the flank. We're still waiting for a goal to report here. Well positioned to make that interception. He acknowledges that he should have come up with something better there. Peter, his body shape was a giveaway before he made the pass, and it's on